noneho ubu tuvugana duhagaze ku muhanda uturuka Ruhango, Nyamagabe na Kirinda. Noneho ubu tukiri muri uyu muhanda wa Ruhango, mu karere ka Ruhango murabona hari Nyabarongo, no muri Kirinda naho irafata uturere tugiye dutandukanye. Iki kiraro mubona duhagazeho kiri mu karere ka Ruhango, ntabwo turinjira mu karere ka Nyamagabe cyangwa se ngo twinjire muri Kirinda, kuko twagiye dukomeza kugenda tuvugana n'abantu uko bwije n'uko bukeye. Ariko none igitangaje cyo niko mu karere ka Ruhango ariho muhaziri, ni naho binatandukana n'utwo turere twose, ariko ntabwo turabivugaho kenshi cyane kuko turagenda tuvuga uko bukeye n'uko bwije, tugenda tubifata akazi gakomeza gakorwa. Ubu noneho nabazanye tugiye kuvuga kuri aya mateka y'iki kiraro, tugiye kuganira kuri iki kiraro, wumve amateka y'iki kiraro y'ukuntu ibintu byari bimeze cyangwa se ukuntu iki kiraro cyageze hano. Iyo niyo nkuru tugiye gukoraho kuri uyu munsi. Nongeye kwakira umuturage wo mu karere ka Ruhango, turi kuri cya kiraro twahoze dutembereraho, twahoze dusaba, cya kiraro gihuza uturere twose, akaba ariyo mpamvu turi kuri iki kiraro kugira ngo tugire icyo tubaza uyu muturage. Ese iki kiraro kimaze igihe kingana iki hano? Kino kiraro rero ugiye ubwanjye gitangira kukibona kimaze imyaka 12. Kimaze imyaka 12. Mbese iki kiraro kitaraza mbere wabonaga bimeze gute? Iki kiraro rero nabonaga ari ibintu bitagenda neza, bitewe n'uko ubuhahirane bwacu Kirinda, Nyamagabe na Ruhango byaratugoraga cyane. Ubwo bivuze yuko ikiraro hari ikintu cyongeyeho ku buhahirane bwanyu? Yego niko bimeze. Ubwo rero ku buhahirane bwacu Ruhango, Nyamagabe ndetse na Kirinda werekeza mu nce za Birambo, ni ukuvuga ngo byaratugoraga cyane, ariko twaje kumenyesha bamwe mu bayobozi harimo akarere ka Nyamagabe, Karongi na Ruhango, maze badukorera ikiraro, bityo birushaho ubuhahirane bwacu birushaho kugenda neza n'inkomyi. Ubu turashimira rwose nyakubahwa Perezida wa Repubulika yuko yadukoreye ikiraro akaduhuza n'utwo turere twombi. Ubwo n'ikibazo cyihutirwa, twongeye kumuha amahirwe, perezida wacu yatugeza kuri byinshi, kuko niba wumva yuko yaduhuje n'uturere dutatu twari duhagaze muri utwo turere, urumva hari byinshi cyane ateganya muri utu turere kuba yaranatugejeho n'icyo kiraro. Yego nibyo koko nk'uko ubivuze, ariko kuri kano kanya iyi mbogamizi dufite Nyamagabe, Karongi, Ruhango, imbogamizi dufite ni uko ikiraro cyacu kiri ahantu hasi ku butaka cyane, ku buryo iyo Nyabarongo yuzuye usanga kugira ngo ubuhahirane bwacu bikomeze bitubera imbogamizi, kubera yuko icyo kiraro ari ahantu kiri cyane hagana hasi. Iyo uruzi rwuzuye rwose, kugira ngo ubuhahirane bwacu bukomeze butubera imbogamizi. Ubwo tukaba dusaba leta y'ubumwe yuko rwose yatuzanira irindi terambere riruseho, bityo ubuhahirane bwacu bukajya burushaho kugenda neza. Arimo aravuga ngo ikintu cyihutirwa cyangwa se ikintu yasaba perezida ni ukugira ngo iki kiraro cya Nyabarongo kibe cyakongerwa gushyirwa hejuru, cyangwa se kuko iyo habaye ikibazo cy'imwuzure cyangwa se ikibazo cy'imvura, nk'ikiraro kiruzura kigakomeza kikaba amazi bikaba byabera imbogamizi y'uko icyo kiraro cyakomeza gukoreshwa. Ese wowe ubwawe wumva wasaba iki, cyangwa se wumva iki kiraro wakivugaho iki? Iki kiraro rero icyo nakivugaho ni ukuvuga ngo urareba yuko nawe urabyibonera imbaho bashyizeho yuko zimwe zitangiye gusaza, ubundi
n'ibyuma bifata ukaba ureba yuko bimwe byatangiye kwigira hejuru bitagikora neza, n'iyo imodoka zigezeho zimwe ziranyeganyega bigatuma abantu batumva neza yuko bari kugenda ku kiraro. Icyarushaho rero turasaba nyakubahwa perezida wa repubulika yuko wamwaka umuhanda uberanye n'akarere kacu ka Nyamagabe, Ruhango ndetse na Karongi. sawa murakoze. Sawa nawe. Twongeye kumwegera Mugabonake Esidarasi tugira icyo tumaza kuri aya matora y'umukuru w'igihugu asigaje iminsi mikeya nawe kugira ngo agire icyo ayavugaho. Twishimiye amatora ya perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, bitewe n'uko hari byinshi yatugejejeho kandi hari n'ibyinshi yiteguye kudukorera nk'uko nabivugaga. Ni ukuri natwe turabyishimiye, tuzamutora kandi tumuri imbere. Imana ijye ihora imuha umugisha kandi amaboko y'Abanyarwanda ndetse n'imbaraga zacu tuzamukorera. Murakoze, mugire umunsi mwiza. Ubu noneho tukimara kwegera umuturage wo mu karere ka Ruhango, akarere ka Nyamasheke ndetse na Birambo na Kirinda, hari ukuntu byagenze, hari ikintu yatubwiye ngo icyo yifuza cyangwa se icyo yifuza kuba yasaba umukuru w'igihugu nuko ikiraro cyakongerwa, kuko iki kiraro iyo Nyabarongo yuzuye ubuhahirane burahagarara, amazi arazamuka n'ibiti biragaragara ko byatangiye kugenda bikuka impande n'impande, akaba ari mpamvu kugira ngo dukomeze kuko iki kiraro kiramutse gihagaze cyangwa se kiramutse kiretse gukora ubuhahirane bwawe buhagaze.